kabaye noneho ni gute twisanze aha hantu aho ibyamamare mu Rwanda bisigaye byirirwa kuri TikTok bisaba amagifuti bidatinze bikavuga top 5 y'ibyamamare bisa gifuti kuri TikTok. Ati mana yanjye ngo numenyera wasanya ndaguheka noneho nominare noneho kaba kabaye ngo ndaza no kugusura bidatinze bikavugura ibyamamare bitanu byirirwa kuri TikTok live. Uratungurwa na byinshi utaruzi. Ku mwanya wa gatanu turahasanga Tesha. Ku mwanya wa kane turahasanga DJ Byirirwa. Ku mwanya wa gatatu turahasanga Fireman. Ku mwanya wa kane turahasanga Bushari. Ku mwanya wa mbere turahasanga Rusi Melody taha iwacu. Ni gute twisanze aha hantu? Kora follow usharinge umenye ukande na subscribe urabona uw'agaciro. Nyuma yaho nzakugezaho ibindi bitandukanye. Ngo genda wompaye subscribe, genda uri umuntu w'umugabo. Icyo nkukundira uhora umfolowinga ukamana like, uri umuntu w'umugabo we, genda Imana iza kwihera.